ndi gutanga yo kwiroha mu mana ngira abantu ko Imana ari Imana yo kwizerwa. Yego yego. Ni wowe gusa nzacyanizera. Amen amen amen. Imana igumugisha cyane. Amina. Uyihange amaso yawe izagutabara kuko yabashije kubamba ijuru nta na kimwe yananirwa. Kandi ariko igikomeye cyane nuko ariyo ihintege abarambiwe ndetse n'abananiwe. Ongera uyibwire ariko ntutinye, niko indirimbo yitwa. Nitwa Luc BUNTU, ndi umukristo. Byagenze gute? Ni uruhe ruhare rw'ababyeyi? Ni uruhe ruhare rwawe? Navuga ko byose ari ubuntu bw'Imana. Mbese ntiwamenye ko Imana yawe ari yo yabambye ijuru? Ntiwihebe, ntucike intege, kuko iyakuremye itakwibagiwe, igufitiye umugambi. Niyo iha intege abarambiwe, ikabongeramwo imbaraga. Ntirambirwa, oya ntiruha, izina ryayo ni Uwiteka. Niyo iha intege abarambiwe, ikabongeramwo imbaraga. Ntirambirwa, oya ntiruha, izina ryayo ni Uwiteka. Uyihange amaso yawe, niyo buhungiro. Uyihange amaso yawe, izagutabara. Uyihange amaso yawe, niyo buhungiro. Uyihange amaso yawe, izagutabara. Amen amen amen. Imana igumugisha cyane. Amina. Uyihange amaso yawe izagutabara kuko yabashije kubamba ijuru nta na kimwe yananirwa. Kandi ariko igikomeye cyane nuko ariyo ihintege abarambiwe ndetse n'abananiwe. Ongera uyibwire ariko ntutinye, niko indirimbo yitwa. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, mwamubonye. Imana imuhe umugisha, atugire neza, muramuzi, yaturimba indirimbo twese tumuziho ku buryo kuza kumumenya bitworohera cyane. Kandi kubana none abantu benshi bamukunda n'indirimbo bayikunda, ndibwira ntashidikanya ko turi bufashwe ndetse cyane cyane rwose. Turakwakiriye mutumirwa wacu. Murakoze. Muraho, murakomeye. Turamahoro, turashima Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka none mwibwire abaduteze amatwi babamenye kurushaho. Ushobora gusanga hari umuntu utarabamenya ubabonye bwa mbere. Nitwa Luc BUNTU,
ndi umukristo ndi umunyarwanda ndubatse mfite abana babiri abakobwa b'impanga muri make yego Imana ishimwe cyane yaguhaye impanga abantu benshi turazikunda nanjye ndimo noneho kongera ko ari impanga z'abakobwa bintekeza ko biryoshye cyane ukuntu ni umugisha mwinshi yego noneho iyo uririmba tubona uririmba neza cyangwa se twumva uririmba neza umuntu akabona bifite ahantu ushobora kuba bituruka ntago ari kwiga gusa ngo umuntu yarabyize araririmba ese Luc uri muntu ki mu by'ukuri kugira ngo ugere aho tukubona uyu munsi biragoye kuvuga ngo kwivuga ariko navuga mu cyamake nagize umugisha wo kuvukira umuryango w'abakozi b'Imana cyangwa se w'abantu bazi Imana papa yari umupastori muri Congo rero mu kuvuga kwanjye mu gukura kwanjye urusengero by the way twari dutuye ku rusengero yego rero nakuze abakuru banjye bose baririmba muri korari repetition bazikorera ku rusengero mu rugo ibyuma bayibika mu rugo iwacu mu nzu rero nkunda umuziki cyane nkura afite inyota yo kwiga gucuranga no kuririmba ikindi nacyo nakuze nkunda kuva umuziki kuri radio ndibuka kera nkiri umwana hari igihe hari generique hari umuziki unyuraho mbere yuko amakuru atangira hari igihe nisanga ndi kubyina generique umuziki wari uri mu maraso nakuze umuziki uri mu maraso cyane ndawukunda cyane Imana ishimwe cyane birumvikana yuko kuba yaravukiye muri uwo muryango nacyo ni ikintu gikomeye cyane urumva baragutoje wabishaka utabishaka wisanze bimeze nk'aho biri mu maraso no kuba baririmbira aho ngaho bakora ama repetition urusengero ruri hafi aho no kuvuga ngo ni ukwicura wumva indirimbo ni ukurya wumva indirimbo biroroshye cyane umva bacuranga bari kwiga uko bigishaga abantu gucuranga ku rusengero rero nakuze ari ibintu mbona buri munsi hafi buri munsi yego ibanga wakoresheje kugira ngo uyu munsi ube uri umugabo ufite abana utarabivuyemo kuko akenshi tubona ko abantu babigiye babivamo abenshi ni ababanje kubikuriramo kurira mu nzu y'Imana byagenze gute ni uruhe ruhare rw'ababyeyi ni uruhe ruhare rwawe navuga ko byose ari ubuntu bw'Imana kuko Luc uyu nguyu siko nahoze yego navuze ko nakuze ndirimba muri korari y'abana ariko hari igihe kiri hagati aho ngaho navuga ko Satani yanyaze nkava mu byo kuririmba nkava mu byo kwizera nkaba umwana w'ikirara by the way niryo jambo nakoresha nyaryo ariko nyuma Imana ingira ubuntu irongera nsanga irongera irankurura ingarura mu gakiza kandi n'impano irongera irayihembura muri njyewe so rero nta banga ririmo navuga ngo njyewe nakoze ikiniki ariko navuga ko ari ubuntu bw'Imana ari imbabazi z'Imana kuri njyewe igihe wari warataye ni iki cyakugaruye ni irihe jambo ni se jambo wumvise ni indirimbo ni inzozi byagenze bite kugira ngo wongere wumve ugarutse mu murongo neza navuze ko kuvukira mu muryango w'abakozi b'Imana n'umugisha kuko nakuze numva ijambo ry'Imana buri munsi twarabyirwaga ijambo ry'Imana haba ku rusengero haba mu rugo iwacu mu nzu ku buryo n'igihe nasubiye inyuma n'igihe nari nazimye nabaye ikirara ijambo ry'Imana ari nziza nari ndizi riri muri njyewe nibuka no muri iyo season yo kubaho ntari mu Mana nakunda kuririmba kandi nkahimba indirimbo z'Imana nkoresheje amagambo ya Bibiliya ariko muri 2005 icyo gihe nari ngiye gutangira umwaka wa mbere muri kaminiza hariya i Butare ruhande yego ndibuka yari amateraniro ya mbere ya groupe yitwaga GBI groupe biblique universitaire ari amateraniro go bitaga revival service cyangwa se amateraniro y'ububyutse so yari amateraniro ya mbere y'umwaka ayo materaniro uko yari ateye nta muntu wabyirije twagezemo batera indirimbo korasi zo kuremya no guhimbaza Imana maze umuyobozi wa gahunda aravuga ngo abantu bafite amashimwe ubuhamya baze batange baze bavuge maze haza ikivunge cy'abanyeshuri abashimaga Imana kubera ko batsinze sans distinction amen avec distinction abatsinze badafite deuxième session abatsinzwe babo bagashima Imana
abantu bashima Imana kubera impamvu zitandukanye. Abari barakatiwe bourse bagashima Imana kubera ko batsinze bakabasubiza ku rutonde rwa bourse. Maze ndibuka icyo nabonaga muri abo bantu bahuriyeho wari umunezero, ibyishimo. Nabonaga ko umunezero bafite, ibyishimo bafite ari ibyishimo by'ukuri, yego, atari byo kwigira. Rero amateraniro arangiye ndibuka narasenze navuga ngo Kristo ndashaka beneyo, bene uwo munezero niwo nshaka. Yego, aho niho nagarukiye Imana, kuko naravuze ngo niba umuntu watsinzwe, umuntu uvuga ngo ndashima Imana kubera ko naratsinzwe, ntabwo ari Imana yabikoze, ariko niko byagenze, rero ndabishimira Imana kandi nkabona ko umunezero we ari umunezero w'ukuri. Undi nakavuga ngo ndashima Imana kubera ko natsinzwe, ngo umunezero nawe ni w'ukuri. Naravuze ngo uwo munezero udashingiye ku bintu, udashingiye ku bihe, ku byabaye cyangwa se ibintu bitabaye, niwo nshaka. Impamvu nasenze iryo sengesho ni kubera yuko burya urugendo rwanjye rwo ukarukira Imana rwaratangiye imyaka 3 mbere yaho mu 2002. Icyo gihe twari dutuye umujyi wa Goma, mu kwezi kwa mbere ikirunga cya Nyiragongo kiraruka, gitwika iwacu harahiye, dutakaza ibintu byose. Ahantu twari dutuye hari ku rusengero mu mazu y'akazi, niho nakuriye pe, niho twari dufite ikigo cy'itorero, ikigo kinini cyane cyari kirimo amashuri 3, ibigo 2 by'amashuri, harimo ivuriro, harimo office, ibiro aho bapapa bakoreraga, harimo amazu y'abakozi, harimo niho twakiniraga umupira, niho twakoraga byose, niho hari ubuzima bwacu. Yego, birumvikana cyane. Twakunda gusohoka cyane ngo tumenye ibiri kubera hanze. Habaga mu kibuga cy'umupira, rero hamaze gusha turatatana ahantu hatandukanye. Rero igihe turi muri ibyo bihe navuga ngo byo kwibura muri societe, inshuti, abaturanyi, abo twabyirukanye, tumaze kujya mu nkuni zitandukanye z'umujyi wa Goma, papa wanje akora impanuka, yitaba Imana. Rero aho natangiye igihe cyo kuvuga, cyo gushaka Imana. Imana yatangiye igihe cyo kungarura kuri yo, ariko biciye muri ibyo bihe bikomeye cyane. Ndibuka icyakurikiyeho ko ari guhakana Imana, kuko twaciye mu bihe bikomeye cyane. Nangira mvuga ngo ese Imana iradukunda, ese Imana ibaho kwanza? Niba iyo Mana bavuga ko ari Imana nziza, ari rukundo, ari Imana igira neza, ni gute yakwemera ko mu gihe tumaze gutakaza byose, navuga inzu, kuvanga indimi, neighborhood, aho nakuriye, aho namenyereye inshuti, papa nawe arapfuye. Kandi papa buriya niyo watungaga umuryango. Mama wanje yari umubyeyi mwiza ariko w'umuhinzi, niko kazi yarazi, ariko icyo gihe twari turi mu mujyi, bidashoboka ko akora uwo mwuga. Ikindi bari bakuze ababyeyi banje, mama wanje atagishoboye gukora imirimo ashoboye, rero turagorwa cyane n'ubuzima. Rero nangira kwibaza, se iyo Mana y'urukundo itunyuza mu bihe ngibi, narebaga imbere ngabona nta byiringiro bihari, ahazaza ntaho ndi kubona pe. Yego, ikindi papa yari yaransezeranyije ko azanyoreza mu ishuri rya muzika. Rero nani ifite ibyo byiringiro, apfuye mbona ko bitagishobotse. Rero nanga Imana, ndakayira Imana cyane, ngeraho ndayihakana, avuga ngo ntabwo Imana ibaho. Ndibuka umunsi umwe nuganira n'umupasitori wari umu assistant wa papa wanjye, ndikumbwira ngo Imana ntabwo ibaho, ntabwo bishoboka. Yego, rero urugendo rwatangiriye aho ngaho, ariko umutima wanjye harimo icyo kintu cyo gushaka Imana. Imana irankura kugeza muri 2005, niho aho navuye isengesho ngo Mana, uwo munezero niwo nshaka, ongera ubumwami w'ubuzima bwanjye, ongera uganze muri nge, ariko umpa umunezero nk'uwo. Yego, Imana iguha umugisha cyane. Uvuze ikintu gikomeye kandi kibaho akenshi iyo umuntu akubititse, ahuye n'ibintu bibabaje, gupfusha, gutakaza uwo ukunda, kubura ibyo wari wishingikirijeho, akenshi tubona ko Imana idahari. Cyane cyane ko ibitwaye umuntu usenga, ibitwaye umuntu hari urwana, wica, wavuga uti ni Imana imuhannye, ni Imana ikijije abantu yagiriraga nabi. Ariko iyo ari umuntu wo mu nzu y'Imana, avuga ngo Imana ntibaho, iyibaho rwose birinze data. Urumva rero ko gahinda no mu mabaro nuko kwivumbura byari bifite ishingiro, ariko utungurwa no kubona ko burya hariho umunezero
udashingiye ku bintu hari amahoro adashingiye ku byabaye yego adashingiye ku kintu na kimwe n'imfubyi ishobora kugira n'umukene ashobora kugira akabihuza n'umukire n'umwana ufite ababyeyi bose Imana ishimwe ayo mahoro uyashake ayo mahoro tuyahige tuyagereho kuko ni meza cyane nawe uri kumva ibyo Luc ari kutubwira ukaba wumva ibintu byagusubije inyuma kubera umubabaro ongera ushaka aya mahoro meza ongera ushaka uwo munezero udashingiye ku kintu na kimwe ahubwo umunezero uva ku Mana Imana ibaho umugisha cyane mwaturimo indirimbo nziza ivuga ngo ntutinye iyo ndirimbo yo wumva umuntu yumva hari ibintu wari wanyuzemo ntago mbizi ndi kubyibaza ko hashobora kuba hari ibintu wari wanyuzemo bikaze bikarishye bigatuma uhimba indirimbo imeze gutyo se byari byagenze bite wifuzaga kugera kuki duha amakuru so indirimbo nyandika hari habaye ibintu bibiri icyambere ni cyari cyambayeho nari nasibiye amashuri i Butare ariko nsibiye ubwa kabiri mu mwaka umwe banyirukanye maze nari ngowe pe nari ndemerewe nari ndi confused nashobewe nibaza uko ngiye kubigenza nza mu Rwanda naje mu Rwanda mvuye Goma muri 2005 naratangiye amashuri kaminuza muri Kongo mu ishuri mu by'amategeko ngeze mu mwaka wa kabiri ndabireka nza gutangira mu cyo twitaga baradusezaga abanyeshuri batangira icyo bitaga icyo gihe EPLM watangiraga umwaka wa mbere watangiraga mu ishuri ryigisha indimi maze ukubona gutangira umwaka wa mbere umwaka ukurikiye so baradusera bagatugira ngo ni kibura mwaka nibyo so ndetse amashuri umwaka wa kabiri w'amategeko subiye mu kibura mwaka maze ntangisa umwaka wa mbere ndasibiye ntangiye umwaka subiyemo kandi ndasibiye baranyirukanye nabonaga yuko icyashoboka ko ari gusubira muri Kongo ngasubira mu mwaka wa kabiri aho nahagare yego ariko ngavuga ngo abanyeshuri twiganye ubu bari kurangiza barabona ngarutse ngasubira mu mwaka wa kabiri bo bari kurangiza bazambaza wajyaga he usibye n'ibyo numvaga tumbabaye numvaga shobewe ndivuga natekereje ibintu bitandukanye maze igihe ndi muri ibyo bihe ndi gusenga ndi gushaka Imana hari undi mushuti wanjye twakoreraga umurimo w'Imana muri kaminuza ya Butare numva mbona message mbwira ko papa we yitabye Imana nari nzi ko ari imfubyi ko mama we yitabye Imana numvise ko papa we yitabye Imana numva nawe mugiriye agahinda kenshi so muri ibyo bihe ndi gushakisha ubu tumwana mwandi ko ndibuka nafataga telefone mwandikira message nkayisiba nibwo nafashe gitari ntangira kuririmba nibwo nahimbye indirimbo ari message yari message y'umutima wanjye ariko ari na message nawe namwandikiraga ndi kugira mutima wangu ntutinye ya Imana igufitiye umugambi amen amen mu yandi magambo numvisemo ikintu gikomeye cyane umenya mu ndirimbo harimo gukira ibikomere umenya mu ndirimbo harimo kuruhuka kudasanzwe umuntu yabuze icyo akora aririmbye ya magambo ariko umuvamo ariko yerekeza no ku Mana ntekereza ko hari ikintu bikora cyane Imana iguha umugisha kubera ko iyi ndirimbo nubwo wayanditse ari wowe n'uwo nguwo hari abandi benshi ifasha kandi cyane mwakomeza mukaturirimbira wenda indirimbo bari ku mutima mushaka nk'ebyiri tukabona gukomeza indirimbo nshaka gukurikizaho ni indirimbo nayanditse mu ijoro rimwe hamwe na ntutinye so nzita ko ari twin songs wow hari abanzi nabo barayizi yitwa humura mutima niki gitumye wiheba mutima wanje kuki wibaza uzakwereka ibikunezeza nubwo amakuba yawe arenze uko nayavuga ariko haracyari impamvu
yo kugira ibyiringiro. Humura mutima, nta joro rihoraho, igitondo kiraje, Imana iragutabaye. Humura mutima, nta joro rihoraho, igitondo kiraje, Imana iragutabaye. Imana ntiyakwibagiwe, uwakubambiwe arakuzi, agufitiye umugambi mwiza. Imana ntiyakwibagiwe, uwakubambiwe arakuzi, agufitiye umugambi mwiza. Humura mutima, nta joro rihoraho, igitondo kiraje, Imana iragutabaye. Humura mutima wanjye, nta joro rihoraho, igitondo kiraje, Imana iragutabaye. Imana iragutabaye, Imana iragutabaye. Indirimbo ya kabiri. Sinzibagirwa aho wankuye, sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzajya mbiririmba maze uhimbazwe, shimwa Mana nziza wangiriye neza. Sinzibagirwa aho wankuye, sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzajya mbiririmba maze uhimbazwe, shimwa Mana nziza wangiriye neza. Ayiwe mbisobanure ne, ibyo wankoreye birakomeye, ese ndi muntu ki ngunyiteho bigezaho. Ayiwe mbisobanure ne, ibyo wankoreye birakomeye, ese ndi muntu ki ngunyiteho bigezaho. Shimwa Mana nziza, shimwa Mana nziza, shimwa Mana nziza, shimwa
shimwa mana nziza shimwa mana nziza shimwa mana nziza shimwa 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 mana nziza shimwa mana nziza shimwa mana nziza shimwa 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 mana nziza mana y'urukundo shimwa mana nziza mana yo kwizerwa shimwa mana nziza shimwa shimwa ai waiwe bisobanure ne ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu kingunyiteho bigezaho ai waiwe bisobanure ne ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu kingunyiteho bigezaho ibyo yankoreye yabigukorera nirobanura ku toni ibyo yankoreye yabigukorera Imana nirobanura ku toni Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ibyo yakoze kuri Like, ibyo yakoze kuri wa mugenzi wawe, ibyo yakoze kuri ba bandi bose ujye ubona Imana ishimwe nawe yabigukorera ntago irobanura ku butoni. Yavuze ngo bisobanure gute Like birananiye kurenga aho ngaho. Byanze bikunze hari ikintu cyari cyabaye. Wabaye nk'utaka. Indirimbo yawe ni nko gutabaza ati ndabigira nte ko ibintu bindenze. Ndabisobanura guta yiwe mbisobanure nte nkora iki hari habaye iki mu byukuri. So iyi ndirimbo yanditswe n'inshuti yanjye ni parrain wanjye by the way yitwa Gibadi Banga niwe mwanditsi w'indirimbo. Mani mahumugisha. So uko byari bigenje mu buzima bwe ariko nshobora kuba nziho gakeya Imana yari mugiriye neza. Buriya Imana ikora ibintu bitandukanye mu buzima bw'abantu bayo mu buzima bw'abana bayo. Hari igihe uri muri situation nka kure nabivugaga uko nakijijwe situation yindi ureba ukavuga ngo noneho ibyo birandangiranye ukagerageza ugatekereza inzira zose zishoboka bikanga maze umunsi umwe bugacyo ugasanga Imana hari inzira yaciyeho hari uko yabigenje ukabura n'amagambo yo kubivuga utabonaga. Yego rero iyi ndirimbo izaguhinduka iyanjye niko nayumvisha aririmba numva ni njyewe numva ibyo ari kuvuga niko bindi umutima wanjye niko Imana yabigenje mu buzima bwanjye. Imana yankwe yakomeye ndabishimira Imana avuga ngo iyo ndirimbo nkuriye kuririmba. So uko duhana indirimbo njyewe nawe so akora hari album yakoraga mu indirimbo yakoraga album yitwa Shangireni Mbone mu Giswahili hari indirimbo namuha yashiramo mumenyeshe ko ngiye gukora album yitwa Fite Ubuhamya mu 2014 arambira ngo mu ndirimbo zanjye zose toranyamo izushaka ntago nabitinze namubwiye ngo shimwa Mana niyo nshaka. Yego pe bisobanure nte yego sinzibagirwa aho wankwe sinzibagirwa ibyo wankoreye yego ndabishimira Imana. Muri ibyo bintu navugaga byo gusibira amashuri igina ndikiye indirimbo muri ibyo bihe bya confusion byo kutamenya uko bigiye kugana ndibuka umunsi umwe navuye Butare hari mu kwezi kwa 12 mvi Butare byanze kwa kuni kushuri bakwirukanye bimaze kwanga kuko bambiraga ngo ubushobozi bw'umwe ko nsubira kwiga bongera kunyemera niko ngaruka ngo umunyeshuri wishurira urihira amashuri kandi mu byukuri ubwo bushobozi budahari na gake. Kimwe mu bintu byatumye nsibira ubwa kabiri by the way si uko nari natsinzwe amasomo
nuko icyo gihe amabwiriza ya SFAR ni ikigo cyatangaga buruse ku banyeshuri sinzi niba ariko kikitwa kugeza ubu ngubu iyo wasibiraga bagukataga icyo twitaga buruse na amafaranga batanga buri kwezi yitwa yo gufasha umunyeshuri kubaho watsinze hasa ayo mafaranga njyewe kubera ko mu rugo nta bushobozi bwari buhari niyo navanagamo byose niyo nabonaga amafunguro ya buri munsi niyo navonaga amafaranga yo gufotora note zo kwigiramo niyo navanaga transport byose so nsibiye bayavanyeho ndakubitika pe ndakubitika hari ijambo bakoresha mu cyongereza to starve ari kuba hungry no gusonza maze akabaho to starve ni igihe washonje maze ukongera ugasonza maze ugasonza ndibuka ari igihe namaraga iminsi 2 iminsi 3 kubera kutagira amafaranga yo kujya muri restaurant kandi kubera no kutabohoka ngo mbyira abagenzi banjye by the way narindi nabanaga n'abanyeshuri benshi dukorana umurimo w'Imana kandi dusangira ariko hari ukuntu icyo ntekereza ko ari satani cyangwa se kutamenya ubujiji ibibazo byanjye narabihishe nari nyoboye itsinda ryitwa Sing the Music mu by'ukuri ntago nabuze umuntu twasangira hoya ninjye wacecetse nacecekanye ikibazo cyanjye pfira hariya mu nguni yanjye nyine yego rero kwiga muri izo situation hari igihe namaraga icyumweru ntajya mu ishuri cyangwa ajya mu ishuri ngabura imbaraga z'umubiri zo gukurikira ngasohoka ikizami kikaba nkabura uburyo bwo kukitegura ntangira gutsindwa amashuri nguko rero nsibira ubwa kabiri rero bambwiye ngo uzagaruka wishurira navuga umva noneho ni blague byari bindi nabuze yo kugura ifunguro maze ndabona yo kwishura amashuri maze shiro n'ifunguro ntago byari byo nabonaga bidashoboka ndibuka hari umugoroba navuye i Kigali nurikira hariya mu mujyi ama biza volcano horizon zigistopa hano hafi ya Centenary House niho naviriyemo ndega bisi ingiza Gikondo ari umushiti wanjye nagomba gusura nawe twabanaga muri Singiza turaganira ariko nawe sinagira icyo mubwira maze ndahava yabaga Gikondo merezi ya kabiri nibuka nanifite igikapo na gitari nayo iri mu gikapo cyayo nzamuka n'amaguru ingera sonatube nzamuka n'amaguru navuye mu rugo iwe nga saa 11 ingera mu Giporoso bumaze kwira ariko nananiwe ariko ntazi iyo ndi kujya nkomeza umuhanda wose manuka Nyandungu ingeze na Nyandungu hari ikigo cya activity kiri munsi y'umuhanda ukigaragara neza ruguru gato ya hotel yahoze la Palace numva amaguru arandiye kubera kugenda cyane birumvikana njya gucya musigiti musi y'umuhanda mbanice musigiti ngira ngo amaguru aruhuke ariko ntazi yo ndi kujya aho hafi la Paris yego aho la Paris aho mu ruguru y'icyo kigo ndibuka narahara ijoro ryose nashobewe ntazi ko biri kugenda hageze ngo ma saa 3 nagize inzara maze ndahaguruka ndahava nsiga ibyo nanifite byose mbisigara ku muhanda musigiti ndavuga ngo nibabyiba nibibe naco bimgenda zamuka mu Giporoso sanga amaduka yaragifunguye nkura jus nkura udu snacks ntongera ndasi amafaranga barayakuye narifite ibiceri bikeye kudatega ngenda n'amaguru suko nari nuko nta umutwe naguhari ntabwo nari zaho yego cyane ko na famille nagiraga hano mu Rwanda so famille yanjye yabaga muri Congo so naragiye just nibuka ndaharangeza mu gitondo maze icyo gitondo hava njya gusura ijuti yanjye turicara turaganira nanifite gitari turacuranga turaririmba cyane naceceka oya turaririmba pe umutima uraruhuka umutima wararuhutse maze ndahava njya kubana n'umuntu w'inshuti yanjye nawe wari wararangije kaminuza Butare atuye hano munsi ya Giporoso gatoya ntangira kuboka gahoro utajya kumubwira none yego ariko ikintu nashaka kuvuga ku by'indirimbo sinzibagirwa aho wankuye umugenzi wanjye aririmba nkavuga ngo iyo ndirimbo ni yanjye niko yatumye nsubiza amaso inyuma nkibuka ibyo bihe byose nkibuka rya joro ryo munsi y'igiti kuri la Palace ntazi aho ubuzima bwanze mbona ko ni nkaho nari nkeza aho umuhanda ugarukiye like umuhanda urageze ugarukiye hano nta gukomeza yego
rero navuga ngo sinzibagirwa aho wankuye sinzibagirwa n'ibyo wankoreye yego Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Birumvikana yuko ahantu wari wanyuze, ndibuka watangiye tubwira ngo papa yari yarambwiye ko azandihira ishuri rya muzika, ariko noneho byarangiye uri kuririmba. Aho wanyuze ntago byari kubuza kuririmba ngo mbisobanure nte, ntago wari ufite umuntu wa wundi kubakinga, wa wundi uri kubwira ati ngaho nyura aha ngaho higa, ariko byarangiye nawe wa muziki ugezeho. Ese amashuri yo byarangiye nayo uyarangije? Amashuri nararangije. Imana ishimwe. Imana yaciye inzira nyuma yo kurara hanze ntazi uko bigiye kugenda. Imana yakoresheje abandi banyeshuri barangije kwiga muri kaminuza. Twasenganaga twakonaga umurimo w'Imana, barambwira ngo ngaruke i Butare, bateranya amafaranga banyishurira ishuri. Bafatanya n'urusengero nasengeraga muri Restoration Church ari Butare. Amafaranga Minerval school fees tuition y'umwaka wose barayishura. Ikindi cya kabiri barancumbikira, biyaranjaga hagati yabo bakavuga ngo bazacumbikira, uza providing ikarita y'ibyo kurya, kuko twafataga abonema muri restaurant bakaguha agakarita k'imisi yose wafashe. Twanakitaga abanyeshuri bakitaga igifu. Yego. Umwaka bavuga ngo njyewe nzishura igifu. Birumvikana. Umwaka ndawigurarangira, umwaka urangiye narazamutse, umwaka ukurikiyeho bansubiza ku rutonde rwa bourse. Nta kindi kibazo cyongeye kuba. Imana ishimwe cyane. Ariko biturutse mu kuvuga, no kwabutse ukavuga, gusenga, kubyira Imana, kuko icyo gihe narasenze pe. Birumvikana. Ya narasenze, nashatse Imana. Hari igihe Imana yemera ko hazi ibibazo byinshi pe bikuzaho, kandi bikakuzaho bikuremereye, ugatekereza n'umuntu wabibyiruka mubura, ukabona nawe biramurenze. Kuko ikibazo cyane ntabwo cyari ikibazo gusa cyo kubura uburyo, amafaranga n'ibiki byose, ariko cyari ikibazo cyo kuvuga, cyo kwiheba, cyo kubona ko naniwe. Icyo navuze nuko ntangiza secondaire nkora examen cya leta, muri section yacu cyangwa muri combinaison yacu muri Congo yose nari ndi umunyeshuri wa kabiri muri combinaison yacu. Nibuka ku ishuri cyacu banyitaga Luc le génie, Luc umunyabwenge, umuhanga. That was me. Ngeze mu Rwanda amashuri arankubise ndasibiye, nongeye ndasibiye. Hari harimo nako kantu ko kuvuga ngo none se kwiga n'ibyanjye suko, kuko ndibuka muri maze gusibira ubwa kabiri ndi kugaragaza ngo menye uko nzabigiza kugira ngo nongere no banyemere mu ishuri nige. Nagiye kureba uwari ushinzwe abanyeshuri, kwandika abanyeshuri, registraire wa kaminuza. Ndibuka ninjiye muri ofisi, yarandebye, aranyumva, arangije arambwira ngo wowe urarushe umutwe we, taha mu rugo ujye kuruhuka, ntabwo ndi bukwandike. Mvayo ncitse, ndavuga ngo n'abantu barabireba. Arambwira wowe rwose taha mu rugo. Yego. Navuga se kwiga birananiye, ngiye kuba maze kuba inapte aux études universitaires, donc udashoboye kwiga kaminuza. Ibyo byose byahuriraga ahantu hamwe. Yego. Rero Imana yankuye akomeye cyane. Uko yahakomeye no kuri nta nubwo hasobanura ngo wahasobanura ngo bikunde. Ndiko gerageza gusobanura biri kunenda kubona amagambo nyayo, ni inkuru ndende cyane. Yego cyane, birumvikana, ariko Imana ishimwe ko yabikoze neza. Hanyuma turacyari kuririmba, ariko tubwire byarangiye gute, byagenze gute kugira ngo noneho ucurange, kuko urumva nubwo wakuriye mu nzu y'Imana ukumva bacuranga, baragusezeranyije kuzakwigisha umuziki, ukanyura aho hantu hose hagoye, ubukene, birumvikana, n'ibindi bakubitanye nabyo. Byagenze bite kugira ngo winjire mu muziki, uyu munsi tukubona uri umuhanzi mwiza uririmba neza? Narabyize gucuranga, narabyize nkuko nabivuze. Nabaga muri kurara y'abana. Icyo gihe ndi muri kurara y'abana nibwo natangiye kwiga gucuranga ubwa mbere. Ariko ndibuka nagiye, twagiraga korari y'abantu bakuru yagiraga gahunda yo kwigisha bashaka gucuranga, bakabigisha nibiri kabiri mu cyumweru. Ntabwo nibuka neza, ni kera nari mfite imyaka hafi 10 cyangwa imyaka 9. Nibuka ko nagiye kwiga, bampa gitari. Buriya kwiga gitari birababaza intoki, ariko twigaga amasaha nimugoroba, y'amasaha ya saa 10 aho wumva agapira hari hanze, abandi bari gukina gashushe pe, kuva umukino urashushe. Njye ndi kuri gitari ndi kubabara intoki. Nibuka ko nagiye nize kabiri gusa ndabireka, njya gukina umupira. Nongera gusubira gucuranga kandi muri 2000
nibwo nanisubiye kandi muri korale nabwo ntarakira Yesu njyo mbifata ko ari bwa buryo Imana yakoresheje burya Imana yakoresheje kugira ngo inyiyegereze ingarure mu nzira yakoresheje n'umuziki niyo mpamvu gucuranga no kuririmba mbiha agaciro cyane ni bimwe mu bikoresho ni bimwe muri ya migozi Imana yakoresheje inyiyegereza yego Imana iguha umugisha hari ikintu wavuze hari igihe umuntu ababara akabura uwo abwira bigatuma ateseka kurushaho cyangwa se n'uwabwiye ntagire ikintu amumarira ariko Yesu we abasha kumva byose kandi agakora byose inzozi zawe zikagerwaho ariko kandi no mu bantu b'Imana burya harimo wo kwizerwa byashoboka ko wasenga ukavuga utse ninde nabwira umva ko hari uwo yagezeho akabwira bigafungura iyo miryango agakomeza kwiga nawe rero bwira Imana ngo ninde wo kubwira ko mbabaye bindenze nabo nabwiye bampemukiye ariko burya hari abantu b'Imana bo kwizerwa reka komeza dutaramire turirimbire tunezerwe n'Imana inezerwe yego Uwiteka wahagaze mu ruhande rwanje umunwa w'ikuzimu wari kumira Buri iyatabuhoraho bungiro n'agakiza amazi y'umwuzure yari gutemba n'ubugingo bwanjye gutabarwa kwanjye kuri mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi niwe gakiza kanjye gutabarwa kwanjye kuri mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi niwe gakiza kanjye yambereye ubuhungiro ubwugamo mu mvura yambereye igicucu ku zuba inshuti nziza itampana mu bibazo Uwiteka niwe gakiza kanjye yambereye umucyo mu mwijima yambereye ubwihisho mu makuba Uwiteka niwe gakiza kanjye gutabarwa kwanjye kuri mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi niwe gakiza kanjye umugisha ndumva hari ngize amatsiko y'indirimbo wahereyeho noneho uhimba niyo ugiye kuturirimbira noneho niyo wumva yahinduye ubuzima bwawe noneho kurusha izindi indirimbo nahereyeho mpimba ntabwo nyibuka nayibagiwe amagambo kuko hari mu mwaka wa 2000 narayibagiwe pe yego pe ntabwo nayirimbye cyane yego ni indirimbo ya mbere ko ndacyafite kuba nkibuka gakora suko kagendaga
wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, wastahili. Na 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 na. Jina lako litukuzwe, wewe Bwana wa mabwana. La la la. Nakujibuka neza. Efite melody nziza cyane. Amen amen. Urakoze cyane. Nayo na melody twari tuyikeneye nayo magambo makeya nayo ni meza. Avuga ngo Mana urakwiriye, Mana urakwiriye, izina ryawe rihabwa ikuzo. Yego. Rikuzwe wowe mwami w'abami. Amen. Yego, yari indirimbo yo gushimira Imana. Amen. Yego. Indirimbo yahinduye noneho ubuzima bwawe. Kumva hari ikintu ikoze. Yahinduye ubuzima bwanjye, indirimbo nari maze kuririmba yitwa Yatabuiteka. Ni indirimbo yahinduye ubuzima bwanjye pe. Amen. Yarabuhinduye gute? Ni imwe niyo ndirimbo mu ndirimbo nanditse nkunda cyane kurusha izindi zose. Niyo ndirimbo mpa agaciro cyane kurusha izindi zose. Kuko yego. Kuko iyo kuko nayo ndumva iduteye amatsiko. Kuko kubera iki? Ni story ndende. Yego. Ariko ni nka bya bindi navugaga mbere, iby'Imana ikora mu buzima bw'umuntu. Yego. Niyo ndirimbo yahinduye ubuzima bwanjye cyane. Yego cyane. Kuriya bivuga ngo Yatabuiteka wahagaze mu ruhande rwanjye. Uwiteka yahagaze mu ruhande rwanjye. Uwiteka yarandengera, yarandwaniriye kuko indirimbo naririmbye ni nkaho nari ndahantu, nari maze kuba imfubyi, maze gupfusha papa wanjye, ari we navuga ko yari yarambye amagambo, yarameze nk'umucyo. Navuga ko ariyo yarameze nk'umucyo, nabonaga imbere hanjye ngavuga ngo yego, ndabona umuhanda, ndabona byose ari sawa. Ikindi mu by'agakiza hari ukuntu nicaraga ngavuga ngo yego ntabwo nkijijwe, nari mbizi, ariko ngavuga ngo papa wanjye arakijijwe, mama arakijijwe, bakorera Imana kuva kera, ni n'umushumba mwiza kandi ukunda abantu. Papa wanjye yari umupasiteri mwiza, yari n'umuntu mwiza ku mutima. Ndibuka rimwe na rimwe hari igihe nasanga mama yarakaye, nkamenya ko hari ibintu papa yatanze. Yahuye n'umuntu muzi, yahuye n'umuntu ahantu, amugira ikibazo afite, amafaranga arafite akura mufuka aratanga. Yose yarasigaranye. Atitaye ko wende yagomba guhaha uwo munsi. Hari ibintu mama yarategereje, agatahiraho tu. Uyu yari papa wanjye. Ikindi ndibuka hari umunsi turi muri Kongo, turi Goma, muri umwaka wa 1998, habaye intambara ya kabiri y'umutwe witwaga RCD. Yari imyaka 2 gusa tuvuye mu ntambara ya mbere ya Kabila, havuka intambara ya kabiri. Icyo gihe ndibuka habayeho crise economique, habayeho ubukene mu parti zari ziyobowe na RCD, habaho ubukene bwa serious pe nyabwo. Ku kazi papa yakoraga imishahara irabura. Ndibuka kubera ko mbere uko tuzigoma twari twabaga ahitwa Rucuru dufite imirima myinshi. Ndibuka ko papa na mama baragiye bajya guhinga Rucuru, dusigara Igoma twebwe abana, ntabwo twara abana batoya. Nari ndi muri deuxième année secondaire, ntabwo nari mutoya. Yego, ibintu birakomera cyane, birumvikana cyane pe. Birumvikana. Maze muri iyo season hari shuti ya papa yari mu representant legal w'itoro rya Baptiste hano mu Rwanda, aproposa papa akazi mu Rwanda. Papa arakanga kubira umuhamagaro kubera ko atumvisha Imana ibimubwira, arakomeza Imana imuhamagariye. Maze akora ikosa, umunsi umwe baragarutse arabitubwira ngo muribuka brother ngukanaka inshuti yanyu yigeze no kumpa akazi ndakanga. Je numvishe nkomere, numvishe ngize gikomere, ngo buriya twaryaga ubusa, hari ofa y'akazi wanze ngo kubera umuhamagaro se niki. So niho navuga ngo uyu mupapa yakundaga Imana pe, yakundaga Imana cyane. Se rero
hari igihe satani yashize ahantu mu nguni arambesha anyereka ukuntu Imana itankunda abantu nabo uburyo Imana iyo wageze ahantu umva ko Imana itagukunda kandi Imana itakwitayeho n'abantu utawumva nabo ko abo mwagendanaga abo mwasenganye mu gitondo abo mwabyiranye amagambo meza bwa ruburyarya ngera ahantu hari muri 2007 ndi gusibira ubwa mbere barankatiye bourse ndi gustavinga ryajamo navuze ryo gusonza narabyiheranye satani yaranshize mu nguni kabisa angiriwe anshira ndigunga satani akunda abantu bigunze kuko araza akakubwiriza niwe hindukijwe rimwe gusa ari kubyira ibyo ukora arakongorera pe akwereka uburyo urubusa akwereka uburyo nakanaka mwavuganye buriya ntabwo agukunda buriya arakubyarya buriya ntiwirirwa unamubwira ikibazo cyawe uko ntacyo yakora araguseka arabibwira abandi ibyo byose amaze kumgiriza neza maze kumuhindukira neza arambye rero ngo nukubaho ntacyo bivuze ibyiza nuko wakwipfira ndabyima navuga ngo ibyiza nuko nakwipfira muri iyo sezo hari indirimbo nayo nanditse buriya muri Zaburi harimo indirimbo z'amaganya hariyo Zaburi Dawidi yandika ukumva kabisa pe hari nkavuga ngo Mana ngurihe ko ngutakira ni unyumve ngo ngutakira amanywa ntunyumve nijoro ngo nari maze kwandika indirimbo iri bene ayo magambo yo kubaza Imana ese wagiye he ese ko mbabaye cyane ese bizageza ryari maze ndibuka nandi mu cyumba muri kaminuza mu byumba byagenewe abanyeshuri muri home itwa Cambodia yari après-midi abandi bagiye kuri lunch njyewe nta gifu nari mfite nagumye mu cyumba satani aranyongora cyane muri uwo mwanya anyumvisha ko kubaho ko ntacyo bimaze reka mbigize bigufi afata icyemezo cyo kuyahura mfata icyuma ndagitegura dufite icyuma mu cyumba twakoreshaga dukata imbuto ndavuga ngo ndapima neza uko bigenda gahunda nari nyirangije neza ariko igihe ngiye kubikora hari akantu kambwiye ngo okay so biragenda gute nyuma yaho ntangira kwibaza cyangwa kwibwira scenario cyangwa kubona amashusho y'uburyo biri bugende yego uritera icyuma uragisogota umutima wawe maze upfe amaraso arava uko byanze bikunze ikindi kubara kuri mu cyumba cyo hejuru aratemba agereha hasi abanyeshuri mu bana baraza basanga umuntu ikingiranye mu cyumba bacurugi babona amaraso maze muri kaminuza baravuga ngo Luc BUNTU wa muririmbyi umuyobozi wa Singiza wo ndirimbo mu biterane maze uko byagendaga y'umunyeshuri habaga ibyago umunyeshuri agapfa kaminuza yatangaga imodoka ya kaminuza bagatwara umurambo mbona batwaye umurambo wanjye wacu Goma mbona ndi kureba amashusho ndi mu mutwe wanjye mbona ndi hanze ya bisi iraje gucya dukireba mu rugo mbonye ibisi irahagaze bavanyemo serikei hajya ni mu Kinyarwanda isanduku bavanyemo isanduku yanjye maze mbonye mama wanjye arabibonye aguye hasi none n'amakuru yuko burya wiyahuye ngira imbabazi gake ari nyuma ndavuga ngo azakomera n'umukozi w'Imana Imana izamukomeza hari ukuntu no kugira sensibilité ku bandi kugenda k'abandi nari ngeze ahantu numva ntacyo bivuze ababaye bazababara abazagira gahinda abo twari twasenganye muri icyo gitondo nabonaga yuko yego baragira gahinda yego baragira shock ariko Imana irabitaho ibyabo ntabwo bindeba njyewe mbabajwe n'ibyanjye gusa mama wanjye mugezeho nawe ndavuga ngo nawe Imana yakoreye Imana yego nawe arabagize ibyago ariko yakoreye Imana ubwo nawe ibye Imana izabireba ntibanatekereza aho uri bujye nyuma yo kwiyahura ndabitekereza sasa maze mbona no ubwo kwa Amanda havuye byo mu rugo ndabiretse ubwo ibya mbere byari umurimo w'Imana muri kaminuza mbona ko Imana izabyitaho n'umurimo wayo n'abantu twakoranye n'abandi bantu nabonaga ko ari skandale ariko iyo skandale Imana izayirwanya izayitaho mbona mu rugo muri famille ubwo habaye shock nabo Imana ibitayeho muri njye ndi kuvuga ngo ntago bindeba etape ya gatatu sana nabonye ngeze mu ijuru mbona ndi kugana intebe y'Imana nabonye kuri ibiri ivuga ngo Yesu wagazi buryo bwase mu bitekerezo byanjye mbona ko ndi kugenda uko negera ndi kugana intebe y'Imana
mbona Yesu arahindukiye anteye umugongo maze ndahagarara bashoke ndahagarara nibaza se kuki yanteye umugongo maze arambwira ngo nikoreye umusaraba wawe nambika ubusa nahindutse ikivume actually n'umuvumo wawe nahetse ariko we byakugoye kwihanganira ibyo wanyuragamo kandi ntago bikomeye cyane buriya just kubwizina ryanjye wavuze ngo umurimo wanjye ngo ntacyo nzirwanaho wakureka se nawe ukirwanaho imbere y'Imana ndibuka aho niho nakangutse none nambara ishati nambara imyenda hari ishamba muri kaminiza Butare bitare Buri njya muri Buri njya kwihana njya no gusenga nibwo nagarutse ndirimbo indirimbo yatabu iteka ni Zaburi 124 vuga ngo yitabu iteka wahagaze mu ruhande rwanjye ngo bari kubisere babivuga ngo twaba twaranizwe bungu yego nibwo nanditse indirimbo sasa kuko nabonaga ko Imana indengeye Imana imvanya ahantu binyuma bya Satani mu bwigunge inyeretse ko kuriyo icyagaciro subuzima simibereho icyagaciro nubuhamya bwanjye ese nk'umukristo ng'umwana w'Imana nk'umuntu wizeye Imana uvuga Imana ese mpagaze muri ubwo buhamya yego amagambo nabyumviye amagambo yo kuvuga ngo le plus important the most important thing is not your comfort ngo si ntabwo ari comfort yawe kubaho neza ntabwo ari byo by'ingenzi imbere y'Imana iby'ingenzi ni ukwizera kwawe ese wizeye Imana no mu bihe bikomeye ese Kristo yikoreye umusaraba wawe koko ndi Yesu ijambo rivuga ngo unkurikira wese ngo niyange maze yikorera umusaraba wawe numvishe rwose ko umusaraba wanjye ko nari nawujugunye ndagaruka inyuma nzakuyikorera Imana ishimwe sasa ni indirimbo yahinduye ubuzima bwanjye ni indirimbo nkunda cyane kurusha izindi zose uko inyibutsa ko nari ngiye gutakaza ubugingo bwanjye kubwo buntu bwe Kristo aranganiriza Imana ishimwe arangarura kuturirimbira yego Imana igumugisha cyane ndumva mfashijwe ahari umuntu yakubaza ibintu byinshi cyane kubera ko indirimbo zawe zifite ubuhamya kandi birumvikana ko indirimbo zihanganisha ni indirimbo zikomeza abantu ni indirimbo zibwira abantu ngo komeza ukurikije ahantu wagiye unyura ndumva wakomeza ukaturirimbira numara kuturirimbira uratubwira uragira icyo tubwira nk'impanuro kambivuge gutyo nk'impanuro ku muntu w'Imana wahuye n'ibintu bikomeye ese abigenza ate umuntu w'Imana wahuye n'ibintu bikomeye noneho nk'umuririmbyi noneho we arakora iki kugira ngo akomeze iyi nzira ko hariho ibintu byinshi noneho niba bakita agashingura cumu n'akanoza ngendo ntago mbizi nyuma yo kutugira inama uraduha niyo ndirimbo wumva wadutura okay nidushime Uwiteka Imana kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho ibihe byose Uwiteka ni mwiza ibihe byose nidushime umwami w'abami kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho ibihe byose Uwiteka ni mwiza ibihe byose yatwibutse turi mu makuba imitima yacu yaguye isari aza turi ijuru yicisha bugufi aturamisha imbabazi ze nyinshi aradukiza ngo twamamaze ubutunzi bw'ubuntu bwe nidushime Uwiteka Imana ko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho ibihe
ibihe byose Uwiteka ni mwiza ibihe byose nidushime umwami w'abami ko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho ibihe byose Uwiteka ni mwiza ibihe byose Uwiteka n'umunyebambe ntiyaduhoye ibyaha byacu nk'uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi atugirira zingana yaducunguye ngo twamamaze ubutunzi bw'ubuntu bwe nidushime Uwiteka Imana kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho ibihe byose Uwiteka ni mwiza ibihe byose nidushime umwami w'abami kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho ibihe byose Uwiteka ni mwiza ibihe byose Uwiteka ni mwiza ibihe byose ijambo ryo guhanura abantu ku bantu bari kunyura mu bihe bikomeye cyane bumva badashoboye kwihanganira bumva bibaremereye cyane pe bakumva ko ari indenge kamere nagira ngo mbabwire iki ijambo ry'Imana rivuga ijambo riravuga ngo nta kugeragezwa kwatugezeho kutari rusange mu bantu ibyo pe so icyo kintu cyo kumva ko ibibazo byanjye ni indenga kamere ninjye ufite ibibazo wa mbere ku isi ninjye uremereye cyane ku isi ni ikinyoma Imana ivuga ngo ntabwo nzemera ko mugeragezwa ibirenze ibyo mwakwihanganira maze agakomeza akavuga ngo kuko ndi umwizerwa nzabaciraho akanzu ikigeragezo kikugeraho namaze gutegura akayira kugira ngo ubashe kinyura mubashe kunesha n'irindi jambo niri muri Yesaya aho Imana ivuga ngo naho wanyura mu muriro naho wanyura mu migezi ngo amazi ntabwo aza gutembana ngo no mu muriro ngo ibirimi byaho ntibizagutwika kuko ndi kumwe nawe nkabibutsa na Zaburi ya 23 aho avuga ngo naho nyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko uri kumwe nanjye Uwiteka ari kumwe nanjye nashaka kubabwira ko utari wenyine burya Uwiteka muri kumwe burya inkoni ye n'inshimbo ye birahari kandi nibyo biguhumuriza nibyo bigukomeza nibyo bikurinda kandi ahandi akavuga ngo ni muri Yakobo ngo tujye twishimira ibigeragezo tunyuramo ngo kuko ukwizera kwacu ngo niko kwezwa niko gukomezwa ngo nk'uko izahabu igeragezwa mu muriro ariko ikaza kuvamo irushaho kurabagirana irushaho umuriro bituma umwanda wose uyivaho zahabu iri kunyura mu muriro bari kugira ngo bagaragaze agaciro kayo nyako yego ngo no kwizera kwacu niko kumeze iyo tugeragejwe ngo uko kwizera kwacu ngo birema muri twebwe kwihangana ntabwo nibuka neza amagambo ko bikurikiranye ariko bakavuga inyungu cyangwa se imbuto ibyiza bituruka mu kugeragezwa yego rero niryo jambo nshaka kubabwira mumenye ko Imana muri kumwe kandi icyo kigeragezo kikubere
amahirwe yo kwegera Imana kikubere uburyo bwo guhungira mu Mana ukirohamo wese pe ukirohamo wese ya hari yazaburi uvuga ngo ndubira amaso yanjye ku misozi ese gutora kwanjye kuzava he maze agasubiza munsi ngo kuzava kuiteka Imana urumva ni umuntu wari wagize ibibazo ibisubizo mu bantu arabibura ahindukira ku misozi rero iyo umuntu atangiye gushakira ibisubizo mu misozi rero sinzi biba byamukomeranye naho birabura aravuga ngo asige ni mu iteka Imana waremye ijuru n'isi yego ni mu iteka Imana waremye ijuru n'isi uzavamo wakomeye kuko iyo nsubije amaso yanjye inyuma nkareba ibigaragazo byose nanyuzemo umgiye ngo mpitemo nkore ku buryo ibyo bigaragazo bitabaho ntago nabyemera kuko mbona umusaruro wabyo ku buzima bwanjye ibintu mu byatumye mba uwundi we byaratumye ngira guca bugufi by the way ntaratsindwa ntago nari nzi uburyo batsindwa naratsindwa amasomo ko nari ndi Luc le génie Luc w'umuhanga numvaga gutsindwa nkumva ni gute umuntu atsindwa amasomo ariko no bucucu sen ibyo byagenze gute ariko naje kumenya yuko ari ibintu bitandukanye bishobora gutuma utsindwa kandi atari ko wabuze ubwenge wabuze ubuhanga ntaraburara kuko nubwo twageraga ibihe bikomeye cyane mu ariko bijyanye n'ibihe igihugu cyose kiri kunyuramo mama wanjye ari umukozi cyane mama wanjye yarakoraga pe ariko umve wa mukozi nahiga ko nibi byatumye yageze ku myaka 50 yarasigaye yaragwaye indwara z'imitsi mama yari umuhinzi w'imbaraga wazindukiraga mu murima saa 12 zikamusangayo akavayo bwije izuba ryarenze that was my mom nahantu twari dutuye urucurukera hari abantu banga kumukorera ngo uriya mama ngo arakoresha cyane akazi gukora nyine kurako yaturaga umukozi mu murima abakozi baje kumuhingira bagakora kuri yafataga isuka bagahingana rero ntago bashobora kuvuga ngo baratashe we agikora rero ikibazo rero ibintu byo kuburara ibintu byo kubura ibyo kurya ntabyo narinzi ariko narayibonye ndabimenya ku buryo ubu ngubu nshobora gusobanukirwa yo mbonye umuntu waburaye ndamwumva kandi iyo mfite icyo mfite turagisangira ainsi de suite ibyo bibazo ibyo bigeragezo byahinduye umutima wanjye byatumye menya ubwenge byatumye nkura ikindi kubera ko twakoze dufite ababyeyi bakora cyane badukorera ntago narinzi kwishugurukiya na nubu hari igihe bingora kumenya kwivugira neza hari igihe bingora ariko kuba imfubyi byanyigishije kwirwanaho niko nabivuga yego ubu Imana yahinduye ubuzima bwanjye zantambara mfite akazi mfite business nkora y'ibya muzika byo kuririmba no kugodesha ibyuma mfite ibyuma bya muzika nkodesha nta bukene mfite ubu ngubu ndihagije Imana ihabwa icyubahiro yego kugira ngo hatagira umuntu ari umunsi na postinze akantu abantu ntibakumva neza maze bukeye mbona umuntu anyoreje amafaranga kuri mobile money ngo rwose ngo wihangane ngo we wish ngo iyo byashobora ngo twari gukora ibirenzeho nabwira sasa rero navuze nabi ntago mwumvishe n'icyo navugaga nta kibazo mfite pe ndakora madamu wanjye arakora turihagije pe aya mafaranga rekanya gusubije ndabizi ko hari umuntu ushobora ahantu ushobora kuba yakeneye uko nyagumanye n'abawibye pe nashaka kubivuga ibyo ngibyo kugira ngo numvishe abantu ko Imana ihindura ubuzima ikabuhindura pe yarabumpinduriye ubu ntabwo bangifite bwo kuvuga ngo nzakena ndabizi yuko Imana irabikora yamvanye hari yinshira hano ahubwo izanshira n'ahandi hakomeye nibi nabako nongera ngasubira inyuma nabwo Imana yabanye nanjye hari inyuma izakomeza bane nanjye inyuma mu butunzi inyuma mu myizerere inyuma mu butunzi izakomeza bane nanjye izakomeza ingire neza yego warigishijwe rwose Imana yaragutraininze bihagije ku buryo utakwirirwa wibaza kuri ibyo ngibyo ngita ko ari kose yego duhagasangira ngendo rero agasangira ngendo rero cyangwa bakita kashingura cumu no amashumu turayashinze harya turarengana ndirimbiye ndirimbo ikurimo
yavuze ubwo ya message mwiringire kurikire imisi yose yo kubaho kwanje uri umwungeri mwiza ijambo ryawe kuri ndagizeye kandi ni wo muco umurikira nzahora nkumvira ni wowe byiringiro byanjye tare rwanjye ndakwizeye uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwizerwa Uwiteka si umuntu wabeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora azabikora ibyo yasezeranyije azabisohoza uri Imana yo kwizerwa oh uri Imana hey, hey, yo kwizerwa uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwizerwa Imana yo kwizerwa si umwana w'umuntu nkwibeshe si umuntu ngo yicuze icyo yavuze ibyo yavuze ifite n'ububasha ifite n'imbaraga zo kugikora yego amen Imana iguha umugisha Luc uradutaramiye turafashijwe ndetse n'ubuhamya bwawe ndahamya neza ntashidikanya ko hari abantu bukoze ku mutima turagushimiye wadukurikiye rero icyifuzo waba ufite ushobora kucyandika muri komenti abantu bagufasha gusenga kimwe nuko wamenya umuntu w'umwizerwa kandi nawe ukamusanga ariko kandi Imana ni nziza ntihinduka ntutinye iri kumwe nawe Imana iguha umugisha rero nufashwa ubisangiza n'abandi amahoro y'Imana ari nawe murakoze cyane Luc murakoze namwe kutwakira amen ndasabiye umugisha Evangelize Limon TV amen Imana ikomeze kubagira neza Imana ikomeze kubakoresha kubagurira imbago yego kubw'icyubahiro cyayo kuko muri gukora ubwami bw'Imana rero Imana yagura imbago yego bikomeze kwaguka amen Imana ibahe umugisha cyane Imana iguha umugisha amahoro y'Imana abane namwe mwese amen